mbanje kwiragiza Allah subhanahu wa ta'ala ngo ndinde satani w'ikivumwe ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi. Ikuzo nishimwe nta wundi bikwiriye n'ibisingizo byuzuye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'umugisha bisesekare kurusha ibiremwa byose icyubahiro ariwe Muhammad umukunzi wacu, byishimo by'amaso yacu. Amahoro amusesekareho we nabo mu rugo rwe n'abasangira ngendo be n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Bagaragu b'Uwiteka, turacyari mu gitabo kitabu tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Turacyari mu gitabo tawhidi ariko kuri kw'Imana ku bagaragu bayo. Ni byiza ko dusobanukirwa tawhid, tukamenya tawhidi kubera yuko ari wo musingi w'ibikorwa byacu byose dukora. Ibyo wakora byose udafite tawhidi mu by'ukuri biba ari imfabusa cyangwa se biba ari nta kamaro bifite. Tawhidi rero ni ugusobanukirwa Imana, ukamenya Imana ko ariyo muremyi, Imana ariyo ikwiriye gusengwa ndetse no guhimbazwa, ibisingizo byuzuye bizira inenge. Hari ibyangiza tawhidi ari byo mu masomo twiga ya buri munsi muri tawhidi, usanga hanini ari byo turimo tugenda dusobanura. Ibyo byangiza tawhidi rero ni shiriki, ni ibangikanya Mana. Ikinyuranyo cyo gusenga Imana no gusenga ibigirwamana. Bityo rero ahanini tugenda twibanda ku gusobanura ikinyuranyo cy'abasenga ibindi bintu bitari Imana, cyangwa se abumva ko hari ikindi kiremwa cyagira ubushobozi nk'ubw'Imana. Aho ngaho niho tugenda twibanda muri tawhid kugira ngo dusobanurire abagaragu b'Uwiteka bashaka kugandukira Imana by'ukuri, kugira ngo batazagwa muri uwo mutego bakisanga bari kubangikanya Imana bibeshya ko bari mu bikorwa by'amasengesho. Mu somo ryatambutse twabonye ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nta bushobozi afite bwo kuba yasabira imivumo ibiremwa by'Imana, kuko nawe ubwe ubwo yari kuri uriya munsi wa Uhud ntiyabashije kwikiza abanzi be, ndetse n'ubusabe yabasabiye Imana ntiyabwakiriye. Ibi bigaragaza ko intumwa y'Imana ubwayo nayo nta kindi yari ishinzwe uretse gusohoza ubutumwa. Twabisanze muri surati al-Jinn aya ya 21 kugera ku aya ya 22 ndetse na 3, aho Imana yabwiye intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti qul inni lan yujirani min Allahi ahadun. Reka duhere ku aya 21. Imana iti qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Imana yabwiye intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubwira abantu ngo inni mu by'ukuri njyewe la amliku lakum darran, sinshobora kuba nagira icyo mbatwara, ntacyo nabahungabanyaho, ntacyo nabatwara, ntabwo sinabahana cyangwa se sinagira ikintu icyo ari cyo cyose cyabagiraho ingaruka, singifitiye ubushobozi. La amliku lakum darran, icyo ari cyo cyose cyabababaza, cyabahungabanya, cyabagiraho ingaruka, intumwa y'Imana nta bushobozi yari igifiteho. Wala rashadan, uretse n'icyabagiraho ingaruka n'icyabagirira akamaro nko kuyobora abantu, ibyo nabyo ntabwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yari ibifitiye ubushobozi. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bwose bujyanye no kuba hari icyaba ku muntu cyangwa se icyamugirira akamaro, ubwo bushobozi nta wundi ubufite, ni Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Iyo intumwa y'Imana iza kuba ifite ubushobozi cyangwa se ikaba ifite
imbaraga zahana bariya bantu bayikomerekeje bakayikomeretsa mu mutwe, bakayivusha amaraso, bakayikura iryinyo, bakayimena iryinyo, yiza kuba ifite ubushobozi yari kubikiza, yari guhangana nabo, ariko ubwo bushobozi ntabwo yari afite, cyangwa se niyo yaba afite ubushobozi bwa muntu, ariko ubwo kuba yabikiza kuri uriya munsi ntabwo yari afite. Hamwe nuko yari yashyizeho ingamba agira ate, ariko yaza kuba afite ubushobozi bwo kuba yahagarika igeno ry'Imana ryanditse, yari kubihagarika, ariko ntabwo afite ubushobozi bwo guhagarika icyo Imana yaciyeho iteka, icyo Imana yagennye, icyo Imana ishaka ko kiba kiraba. Nta bushobozi afite bwo kugihindura, nta bushobozi afite bwo kugihagarika. Bityo abasenga intumwa cyangwa se abajya gusaba intumwa bakayisaba yuko yazabavugira ku munsi w'imperuka, nta buvugizi bazabona bw'intumwa y'Imana atari ku bushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana, Imana yibwira iti babwire qul inni lan yujirani min Allahi ahadun, babwire uti nanjye ubwanjye nta wandinda ibihano. Lan yujirani min Allahi, nta wandinda ibihano by'Imana, Imana yashatse ko bimbaho. Lan yujirani min Allahi ahadun, nta muntu umwe wandinda ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Walan ajida min dunihi multahada, kandi nta n'ahandi kura ubuhungiro, nta wundi wantabara. Min dunihi multahadan, ni kuvuga ngo nta wundi wampa ubuhungiro, nta hanakura ubuhungiro uretse kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma icyo intumwa y'Imana yari ishinzwe muri surati Jin aya 23 iti illa balaghan min Allahi wa risalatihi, icyo Imana yampayeho ubushobozi ni ugusohoza balagha min Allah, gusohoza ibivuye ku Mana, wa risalati n'ubutumwa bwayo. Hanyuma rero abumva ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama izabavugira ku munsi w'imperuka atari ku bushake bw'Imana, abo baribeshya. Bityo rero intumwa y'Imana muri hadithi tugiye kureba uyu munsi, qala al-musannif rahimahullah, umwanditsi yaravuze ati wa fihi an abi hurayrata qala qama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama. Umwanditsi w'igitabo cya tawhidi aravuga ati nanone muri wafihi jambo wafihi sana wafi sahih al-Bukhari, nanone muri sahih al-Bukhari hari indi hadithi yakiriwe na Abi Hurayra radiyallahu anha. Uyu Abi Hurayra ikhtalafa fi ismihi, izina rye ntabwo abamenyi ba hadithi cyangwa se abahifadhi hadithi ntabwo bigeze, abahifadhi hadithi ntibarivuzeho rumwe. Ikhtalafa al-hufadhi fi ismihi, abahifadhi hadithi ntabwo babivuzeho rumwe ku izina rye. Ala akthar min 30 qawlan, hari imvugo zirenga 30 zivuga ku mazina nyakuri y'uyu mugabo Abi Hurayra. wasahaha an-Nawawi anna ismahu Abdurrahman ibn Sakharin. Uyu Imamu Nawawi yavuze yuko izina ry'ukuri rya Abu Hurayra ari Abdurrahman ibn Sakharin, kama rawahu al-Hakimi, nkuko byanditswe cyangwa se byakiriwe na al-Hakimi fi al-Mustadrak, mu gitabo cye cyitwa al-Mustadrak, ni volume ya 3 ku page ya 506. An Abi Hurayra, aho avuga ko Abi Hurayra qala kana ismi fil jahiliya. Abi Hurayra yivugiyewe ubwe ati kana ismi fil jahiliyati Abd Shams ibn Sakharin, izina ryanjye mbere y'Ubuislamu nitwaga Abd Shams ibn Sakhari, fasumitu fil islami Abdurrahman. Hanyuma Ubuislamu buje, hanyuma mbaye Umuislamu niswe fasumitu fil islami Abdurrahman, niswe Abdurrahman baye Umuislamu. Izina rye mu gihe cya jahiliya yarinde Abd Shams ibn Sakhar, Abd Shams mwene Sakharin. Wa qala ghayruhu, abandi batariwe
batari Imamu Nawawi baravuze ngo ismuhu Abdullah ibn Amr, izina rye yitwaga Abdullah ibn Amr. Waqila ibn Amir, hari n'abavuze yuko yitwaga ibn Amir. Waqala ibn al-Kalbi, uyu ibn al-Kalbi nawe aravuga ngo ismuhu Umayr ibn Amir, izina rye yari Umayr mwene Amir. Wayuqalu, hari n'abavuze ngo kana ismahu fil jahiliya Abdu Shamsi wa kunyatahu Abul Aswad. Hari abavuze ko mbere y'Uislamu muri jahiliya kana ismahu, izina rye kana ismahu Abdu Shamsi, yari Abdu Shamsi, wa kunyatahu, hanyuma akabyiniro cyangwa se akandi kazina yari afite yitwaga Abul Aswad. Fasamahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abdullah, kubera kwitwa Abdu Shamsi. Abdu Shamsi bivuga umugaragu w'izuba. Urumva ko ni izina ririmo kubangikanya Imana, aho kugira ngo umugaragu w'izuba, intumwa y'Imana imwita Abdullah. Fasamahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abdullah, niko kumuhindura izina intumwa y'Imana imwita Abdullah, bisobanuye umugaragu wa Allah. Wakanahu Aba Hurayra, hanyuma aho kugira ngo yitwe kunya ye, aho kugira ngo ikomeze kuba Abul Aswad, ahubwo intumwa y'Imana iza kumwita Abu Hurayra. Wakanahu Aba Hurayra. Warawa Ad-Dulabi bi isnadihi, nanone uwitwa Ad-Dulabi yakiriye hadithi muri isnadi ya Abi Hurayra, nayo an Abi Hurayra anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam samahu Abdullah. Uyu Ad-Dulabi muri isnadi ituruka kuri Abi Hurayra yavuze ko intumwa y'Imana cyangwa se umuhanuzi wa Allah, Imana imuhamaho n'umugisha, samahu Abdullah, yamwise Abdullahi, umugaragu wa Allah. Wa huwa dawsiyun, naho uyu musahaba cyangwa se umusangirangendo w'intumwa y'Imana akomoka he? Dawsiyun, akomoka Dawsi, min fudala'i sahaba, akaba yari mu basahaba bafite ibigwi ku ntumwa y'Imana. Wa huffadhihim, akaba numwe mu bahifaje hadithi nyinshi. Wa ulamaihim, akaba numwe mu bamenyi b'abasahaba. Hafidha an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam akthar mimma hafidhahu ghayrahu, yahifaje hadithi nyinshi cyane ziva ku ntumwa y'Imana kurusha abandi bose. Wa ruwiya lahu fi kutubi sunna akthar min 5000 hadith, hanyuma mu bitabo bya sunna birimo hadithi zirenga 5000. Abi Hurayra, umusahaba Abi Hurayra yumvishe cyangwa se yakuye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi zirenga 5000. Wa mata sanata 7 au 8 au 59 wa huwa ibn 78 sana. Hanyuma Abi Hurayra yaje kwitaba Imana afite imyaka 78. Yaje kwitaba Imana afite 78 sana, afite imyaka 78. Wa mata sanata 7 wa 50, akaba yaritabye Imana mu mwaka wa 57. Waqila, hari n'abavuze yuko yitabye Imana mu mwaka wa 58. Hari n'abavuze ko ari mu mwaka wa 59. Ibi byose ni bigaragaza gushidikanya kw'abakiriye biography cyangwa se incamake y'ubuzima bwe. Hanyuma rero tumaze kubona incamake cyangwa se ibisobanuro by'uyu musangirangendo Abi Hurayra. Qala wa fihi an Abi Hurayra, umwanditsi w'igitabo ati muri Sahih al-Bukhari hadithi ya Abi Hurayra, qala, yaravuze ngo qama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina anzara Allah hina. Qala al-musannif, umwanditsi w'igitabo yaravuze ngo wa fihi an Abi Hurayra, muri Sahih al-Bukhari hari hadithi ifa ku musangirangendo Abi Hurayra. Qala, aho Abu Hurayra yavuze ati qama Rasulullah, intumwa y'Imana yarahagurutse sallallahu alayhi wa sallam hina
anzala Allahu alayhi, ubwo Imana yamuhishuriraga iyi aya iboneka muri surati Shuara aya ya 214. Imana yamuhishuriye aya igira iti wa anzir ashiratakal aqrabin. Imana itegetse intumwa ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kuburira umuryango we wa bugufi, umuryango we wa hafi. Imana iti wa anzir ashiratakal aqrabin, haguruka uburire abantu bawe ba hafi. Iyi ni dalili igaragaza yuko intumwa y'Imana yahishuriwe ubutumwa bwo kuburira abantu be ba hafi. No kuvuga ngo turaza kubona n'indi dalili igaragaza yuko nyuma yo kuburira abantu be ba hafi yanoherejwe ubutumwa cyangwa se yahishuriwe ubutumwa bwo kuburira abantu b'isi yose. Ahangaha hari uwavuga ngo ati biragaragara ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama itigeze ihabwa kuburira abantu bose bisi, akitwaza iyi aya ivuga ngo wa anzir ashiratakal aqrabin, ivuga ngo uburire abantu bawe cyangwa se umuryango wawe wa hafi. Bakaba bavuga bati intumwa y'Imana nta handi yatumwe uretse mu muryango we ugufi gusa. Oya, turaza kubona n'izindi dalili. Hanyuma rero intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama imaze guhishurirwa uyu murongo wo Imana imubwira iti wa anzir ashiratakal aqrabin, uburire, haguruka uburire umuryango wawe wa bugufi. قال يا معشر قريش قام فقال يا معشر قريش. intumwa y'Imana yarahagurutse ihamagara abaqurayshi bene qurayshi au kalmati nahwa au kalmatan nahwaha, cyangwa se ijambo rijya gusa nk'iri ngiri. Yaravuze ngo yemwe banyakurayshi mwe, ishtaru anfusakum, nimwigure cyangwa se nimugure ubugingo bwanyu cyangwa se nimurokore ubugingo bwanyu. Ishtaru anfusakum, nimwigure. La ughni ankum min Allahi shay'a, ntacyo nabamarira, ntacyo nahindura cyangwa se nta na kimwe nabamarira mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yagennye. Ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagennye nk'igeno, nta kintu na kimwe nabamarira, nta bufasha nabaha bundi. Bityo rero nimwigure, nimurokore ubugingo bwanyu. Ya Abbas cyangwa se ya Abasa, biremewe ko iri jambo Abbas bada almunad bada adatu nida, nyuma y'ikinyazina gihamagara, ushobora kuyikoresha ya Abasa cyangwa se ya Abasu bidhammi sin cyangwa se bifatiha, kuba washyiraho dhamma kuri sin cyangwa se ukaba washyiraho fatha. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, yewe Abbas mwene Abdul Muttalib. Abbas ibn, hanyuma iyi ibna nayo iremewe gushyirwaho fatha, kubera yuko uramutse uvuze ya Abbas cyangwa se ya Abbasu, uvuze ya Abbas ibn Abdul Muttalib biremewe. La ughni anka min Allahi shay'a, yewe Abbas mwene Abdul Muttalib, ntago ngewe nagira icyo nkumarira ku by'Imana yagennye. Ya Safiya, anahamagara Safiya ammata rasulillah, nyirasenge intumwa y'Imana, aramubwira ati ya Safiya la ughni anki min Allahi shay'an, nta kintu nakumarira ngo ngire icyo mpindura ku by'Imana yagennye. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, yewe Fatima, anahamagara umukobwa we Fatima, aramubwira ati salini mimali ma shi'ti, salini mimali ma shi'ti, yewe Fatima mukobwa wanjye, nsaba mu mutungo wanjye ma shi'ti, ibyo ushaka byose. La ughni anki min Allahi shay'an, ariko iby'Imana yamaze kugena ntacyo nabihinduraho. Iyi hadithi rero, iyi hadithi iratugaragariza yuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nta kintu na kimwe izamarira abantu ku munsi w'imperuka.
kirenze icyo Imana yagennye, ntacyo, nta gihari. Bivuga ngo yabwiraga abantu be iti ishtaru anfusakum ayi bitawhidillah. Rya jambo tawhidi twahereyeho, intumwa irababwira iti nimwicungure cyangwa se nimwigure, muhozaho isezerano ryo kugararagira Allah, ikiguzi kizabarokora mu bihano bya Allah, kizabarokora mu muriro wa jahannam, kikabinjiza muri aljanna, nta kindi ni tawhidi. Ishtaru anfusakum bitawhidillah, nimwigure, mwiguze iki? Tawhidillah, kugaragira Imana mutayibangikanyije n'icyo ari cyo cyose. Wa ikhlasul ibadati lah, ndetse munigure kuri Allah subhanahu wa ta'ala, muhozaho isezerano ryo kumugaragira. Wa ikhlas, kumugaragira nta riya, biduni suma wala riya, nta bwibone, nta gukorera ijisho. Mbese mwereze Allah subhanahu wa ta'ala amasengesho yanyu, ntimuntegerezeho yuko ari cyo nzabamarira igihe muzaba mudafite tawhidi. Ariko igihe mufite tawhidi, icyo nicyo kiguzi kizabarokora mu muriro wa jahannam. Wa adamil ishraki bihi, mwirinde kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala, iyo nicyo kiguzi. Wa ta'ati fima amar, mwumvire Allah subhanahu wa ta'ala mu byo yabategetse, icyo nicyo kiguzi kizabinjiza muri aljanna. Wal intihai ama anhu zajal, mwitandukanye n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamaganye, mubizibukire mubireke, icyo nicyo kiguzi kizabinjiza muri aljanna. Naho ubundi la ughni ankum min Allahi shay'a, ntacyo nshobora kuba nahindura mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yagennye. Fa inna jami'a dhalika thamanu najat, ibyo rero byose tuvuze nicyo kiguzi cyo kurokoka. Wal khulas min adhabillah, nicyo kiguzi cyo kurokoka mu bihano bya Allah. La itimadi ala al ansab, ntabwo kuvukana n'intumwa y'Imana cyangwa se umuryango w'intumwa y'Imana bizakurokora. Watarekil asbab, ntago wavuga ngo ngewe ngo nzarokoka ibihano by'Imana ngo kubera yuko nkomoka mu muryango runaka. Ibyo ntacyo bizamarira umuntu. Fa inna dhalika ghayru nafi', ibyo nta kamaro bifite. Inda rabbil arbab, kwa nyagasani w'ibiremwa cyangwa se kuri nyagasani w'abahanga w'abanyabwenge, ntacyo ibyo byakumarira uramutse ubangikanyije Imana ngo hari uzakuvuga ukomoka mu muryango runaka. Ibyo ntacyo bisobanuye. Wadafa biqawlihi, ndetse kandi intumwa y'Imana yatanze gihamya yishinjikiriza iri jambo rya Allah subhanahu wa ta'ala ati la ughni ankum min Allahi shay'an, nta kintu na kimwe nshobora kuba nahindura cyangwa se ntacyo nabamarira ku byo Allah subhanahu wa ta'ala yagennye. Ma asahu an yatawahama ba'dhum annahu yughni anhu min Allahi shay'a. Hanyuma rero hari abantu bibeshya yuko ma asahu an yatawahama ba'dhum annahu yughni anhu min Allahi shay'an bi shafa'ati, hari abantu bibwira yuko bazarokorwa ibihano kubera shafa'i n'uwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa idha kana la yamliku nafsi naf'an wala darran wala yadfa' an nafsihi 'adhaba rabbih law asahu kama qala ta'ala, none se intumwa y'Imana yazakuvugira gute ubwayo itabashije kwivugira, cyangwa se yazagutabara ku Mana gute ubwayo nayo itabashe kwitabara igihe yaramuka inyuranyije n'ibwiriza rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi ni nk'ibyo nk'ibigaragara muri surati Zumar 15, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati
ibi ni nk'ibiboneka muri surati Zumar aya 15 aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati qul inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin azim. Babwire Muhammad uti nanjye rwose akhafu ndatinya in asaytu rabbi ndamutse nigometse kuri nyagasani wanjye adhaba yawmin azim ko nazahura n'ibihano byo ku munsi uhambaye. Fakaifa yamliku li ghayrihi nafan aw darran. None se intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nimba ifite ubwoba iramutse yigometse kuri Allah subhanahu wa ta'ala ko yazahura n'ibihano kuri uriya munsi uhambaye, ni gute yazavugira undi cyangwa se ni gute yazakurinda wowe au yadfa anhu adhab Allah, ni gute yakura mu bihano bya Allah subhanahu wa ta'ala kandi nayo ifite ubwoba bwo kuri uriya munsi. Wa amma shafa'atuhu sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd al-usat fa huwa amrun min Allah ibtida'an. Naho intumwa y'Imana kuba yazagira shafa'a ubuvugizi ku Mana kuri bamwe mu bakoze amakosa, fa huwa amrun min Allah ibtida'an fadlan alayhi wa alayhim. Iyo yaba ari ingabire cyangwa se ari favor, ubuntu Imana yazagira intumwa yayo ibishatse. La annahu yashfa fi man yasha, ntabwo ari uko intumwa y'Imana ishobora kuba yagira uwo izavugira ku bushake bw'intumwa bwayo. Wa yudkhilul jannata man yasha, ntabwo bivuze ko intumwa y'Imana la annahu yashfa fi man yasha wa yudkhilul jannata man yasha, ntabwo bisobanuye ko intumwa y'Imana yazinjiza muri janna wishaka cyangwa se ngo ivugire uwo ishaka. Oya, ibi ni biramuka bibayeho ko intumwa y'Imana igira ubuvugizi izakorera ibiremwa by'Imana, ibyo ni ku buntu Imana izaba ihaye intumwa y'Imana ndetse n'agaciro izaba imuhaye mu biremwa byayo. Bityo rero niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama yavuze iti la ughni ankum min Allahi shay'a, nta kintu nahindura mu by'Imana yagennye, ntacyo nabamarira. Ya bani Abdi Munaf, yemwe bene Abdi Munaf, la ughni ankum min Allahi shay'an, ntacyo nahindura ku by'Imana yagennye, ntacyo nabamarira ku by'Imana yagennye. Bityo rero iyi hadithi igaragaza yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yabwiye abantu be kuyisaba mu byo ifite, mu mitungo yari ifite hano kuri iyi si, irayibaha nta bugugu ifite bwo kubaha imitungo ifite, ariko kuri uriya munsi yawmin azim, kuri uriya munsi uzaba uhambaye, la ughni ankum min Allahi shay'a, ntacyo nzabamarira uretse icyo Imana izanshoboza kubw'ubuntu yazangirira. Bagaragu b'Uwiteka rero, abiga tawhid barabona agaciro ka tawhid. Iyi ni fadlu tawhid, kubera yuko gucungura ubugingo bwawe, nanjye gucungura ubugingo bwanjye, nawe unyumva gucungura ubugingo bwawe, nta handi uzabucungurira uretse kuzuza tawhid, taqiq tawhid, kuzuza tawhid wajtinabi ama naha Allah subhanahu wa ta'ala anhu wa zajar, no kwitandukanya n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamaganye akavuga ati ibi bintu mubyirinde. Bityo rero Imana yabujije abantu kuyibangikanya, irabwira iti inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Imana ntizabura umuntu uzayibangikanya, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ariko utazayibangikanya, utazakora icyaha cyo kwibangikanya, izamurira uko ishaka. Bityo rero fataqiqu tawhidi, kuzuza tawhidi, huwa thamanu najati, nicyo kiguzi cyo kurokoka ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa thamanu najati min adhabillah, nicyo kiguzi cyonyine gusa cyo kurokoka ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala, no kwitandukanya ibyo yabujije, kwitandukanya kugwa muri shiriki, kwitandukanya no kusuzugura Allah subhanahu wa ta'ala. Ahangaha niho ngarukiye mbabwira nti bavandimwe b'Islam, mu by'ukuri ubugingo bwacu tubucunguze kuzuza tawhidi, ndetse twumvira Allah subhanahu wa ta'ala no kumva intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko yari intumwa kuri Allah, intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ku biremwa bye, kandi nanone
ducungure ubugingo bwacu twitandukanya n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabujije byose kugira ngo tubashe kurokoka. Ariko ibyo byose ntacyo byakumarira udafite tawhid, tahqiqu tawhid, ubangikanye Imana ntacyo byakumarira. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.